Yes, what's up people, nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubaha imigisha, Imana ikomeze kuwenda mu bikorwa byanyu, kandi bifuriza kugira Imana itanga amafaranga. Nta mana nta mafaranga, niyo wayagira ntacyo yakumarira, ariko nanone nta mafaranga gusenga byakugora. Ibintu ni magirirane, Imana irabanza amafaranga agakurikira. Muri isi nta mafaranga ubuzima buragoye, birashoboka ko nta n'amafaranga wapfa ukavaho tukagushyingura tukakubura kubera ko nta mafaranga. Shaka Imana, ariko shaka Imana itanga amafaranga. Yes, now ndi rero n'umungu wanyu, so a guy, so a boy, so a Kikongo, cowboy, boss on the street, you are RST, NGD, Rumuri, rizi what it is, no matter what. Dukomeje kwagezaho byinshi bitandukanye, dukomeje kwagezaho amakuru y'ibyamamare mukunda cyane, amakuru abavugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ku bantu muri mu Rwanda, ku bantu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nababwira ngo more blessings kuri mwe kwa mudukugira day to day hano kuri Ibaze TV, kandi natwe dukomeje kwa amakuru muri rusange, amakuru y'ibyamamare. Muri iyi video y'uyu munsi ndi kugira ngo ngaruke ku magambo akomeye cyane yavuzwe n'uwo bita The Ben, Knowless akungamo noneho Christopher akaza ari kubinyuzaho umucyo, ari kubinyuzaho agakoni. Bavuze amagambo akomeye cyane, ngiye kugarukaho amagambo nawe yagukora ku mutima, amagambo yaguhindurira ubuzima. Nivuga ngo amagambo yaguhindurira ubuzima, ntuzumve ko uzagenda ngo uyabonemo amafaranga. Ni amagambo aguhugura, akakwereka icyo ugomba gukora, cyangwa se akakuyobora inzira. Buriya ntuzagire ngo Bibiliya ngo uzakuramo ngo imbaraga ngo zituma udakora ibyaha. Bibiliya aguhugura ikaguhindura, cyangwa se imvugo runaka, speech runaka abantu bagiye batandukanye araguhindura. Ntabwo aguha ibyo uri gukeka ko yaguha, ahubwo araguhindura kugira ngo ube neza, use neza n'uwagera ku byo byiza, kuri byo byiza bavuze wageraho. Yes, niko uko bimeze. Aya magambo rero bayavuze ku itariki ya 9 z'ukwa karindwi. Ndi kugira ngo nyagarukeho amagambo yavuzwe na Christopher ndetse na The Ben, aho bahuje umutima bagasa nkaho bahuriza ku kintu kimwe. Fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo, reka gutinda mu babisha, namenye ko ari yitanga umutuzo, iragukiza ukareka mugo, kandi nk'Imana ikakwicaza mu rugo. Yes, n'umungu wanyu rero, n'umungu wanyu. Reka nk'uko nari mbivuze, ngaruke kuri The Ben, ngaruke kuri Christopher ndetse na Knowless uri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amagambo yagarutseho. Noneho Perezida Paul Kagame agahita yungamo ibintu bikaba imiriro gusa. Ni The Ben, Knowless ndetse na Christopher bagarutse ku mahitamo yabo yo kwamamaza Perezida Paul Kagame. Abahanzi rero bakomeje gutanga umusanzu wabo mu gusurutsa ndetse no kugeza ubutumwa ku banyamuryango ba RPF Inkotanyi, abo bahuriye hirya no hino mu gihugu mu bikorwa byo kwamamaza Paul Kagame, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ndetse n'abadepite bifuza kujya mu nteko ishinga amategeko. Abahanzi rero barimo Butera, Knowless, Christopher, The Ben ni bamwe mu baherekeje Paul Kagame ubwo yari mu gikorwa cyo kwiyamamariza mu turere twa Nyagatare ndetse na Kayonza. Abahanzi rero bavuga ko bahisemo gushyigikira Paul Kagame kubera ko bumva bakimukeneye cyane ngo akomeze ayobora igihugu nyuma y'iterambere babonye amaze kubagezaho mu ngeri zitandukanye, harimo n'uruganda rw'imyidagaduro. Knowless Butera avuga ko ashyigikiye Paul Kagame kubera ko yabahaye ubuzima ndetse ababera icyitegererezo ku byo bifuza kugeraho. Ndi kugira ngo mvuge amagambo ye, nta kintu mpinduyeho. Mwumva amagambo yavuzwe n'uwo bita Butera Knowless, umugore wa Clement, n'uwo bahanzikazi mu Rwanda bakomeye cyane. Knowless yagize ati: impamvu uzatora Perezida Paul Kagame nuko yaduhaye ubuzima, aduha umurongo ngenderwaho, abari abana barakuze, ikinyabupfura n'uburere tutabonye ku babyeyi twagikuye kuri we. Aho n'amagambo yavuzwe na Knowless. Bro, muvandimwe munyarwandakazi, aya magambo nizere ko uyumvise neza. Niba utayumvise neza, subiza inyuma wongere uyumve, ariko reka tugene kuri The Ben. Umuhanzi The Ben ufite umugore witwa Pamela baherutse gusezerana bagakora ubukwe bukomeye, bakabayagiza amafaranga ndetse bagahabwa n'impano y'ikibanza hariya Zanzibar, impano y'inzu ya Dange. The Ben rero abona abanyarwanda bagikeneye kuyoborwa na Paul Kagame kuko ari igisobanuro cy'iterambere ry'u Rwanda n'ubumwe bwabo.
yagize ati reka vuga amagambo ya The Ben nta kintu mpinduyeho kugira ngo twumve ese abahanzi ubundi bavuga gute, ari ukuntu umuntu aza ukuva ibintu avuze akavuga ibintu byinshi ariko kumva nta kintu kirimo, ariko arabasitari baba bazi gutegura speech. Reka twumve The Ben murazi kumbwira. Utwa The Ben yavuze ngo nzatora Paul Kagame kubera ko bona ari ubusobanuro bw'u Rwanda rwiza, ubusobanuro bw'ubumwe bw'abanyarwanda, iterambere muri make navuga ni turamushaka cyane. Abanyarwanda dufite impamvu zirenga ibihumbi zituma twifuza kugumana na His Excellency PK. Wow, uruva ko yavuze ibintu byiza kuri Paul Kagame, handi uvuga ngo nanjye zamutora. Utwa Christopher uretse uko indirimbo yise Nzakomeza Nsinde ayitura Paul Kagame, PK avuga ko yahisemo kumushyigikira kubera iterambere yagejeje ku Rwanda ndetse atibagiwe n'uruganda rw'imyidagaduro muri rusange. Ku magambo ya Christopher nta kintu mpinduyeho, we yagize ati ni ishema rikomeye cyane kuba ku ruhande rwe, nanjye nk'umuhanzi dufite byinshi twagejejweho nawe, twirirwa tuzenguruka isi dukora ibitaramo, twateye imbere tuva mu bukene, dusigaye dufasha n'abandi kuzamura impano kuza ahangaha, rero ni ishema rikomeye cyane. Abahanzi rero kimwe n'abandi banyarwanda bategereje itariki ya 15 Nyakanga 2024 umunsi w'amatora ku bari imbere mu gihugu, naho abari hanze yacyo bazatora kwa 14 Nyakanga 2024 bakitorera perezida wa repubulika ndetse nabo babona bakwiriye kujya mu nteko ishinga amategeko. Ibikorwa byo kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu biri kugendana n'ibyo kwamamaza abakandida ku myanya y'abadepite bizarangira kwa 13 Nyakanga 2024. Nababwiye ko rero umuhanzi witwa Butera Knowless, umugore wa Clement, umwe mu bahanzi kazi bafite amashuri menshi ndetse bazi ibyo baba bakora, she knows what she's doing. Butera Knowless rero avuga ko uburere n'ikinyabupfura batabonye ku babyeyi bagikuye kuri perezida Paul Kagame, umukandida w'umunyamuryango wa FPR Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu, akaba na chairman wabo Paul Kagame. Nizere ko mwabonye ari kugenda afatana atanga amafoto ku bahanzi, ndetse no ku bandi bantu, ibintu nabonye nabyo bigaragara neza, ibintu byiza cyane. Christopher rero Muneza yahisemo gushyigikira perezida Paul Kagame nyuma yo kubona iterambere u Rwanda rwagezeho by'umwihariko mu myidagaduro, usibye ko nanone ari mu ngeri zose. The Ben nawe avuga ko perezida Paul Kagame ari igisobanuro cy'iterambere ry'u Rwanda n'ubumwe bw'abanyarwanda, ibintu ari byiza cyane, ni byiza cyane. Rero nababwira iki namwe kuri 15 mwebwe mu gihugu, kuri 14 mwebwe muranze igihugu cy'u Rwanda, it's time muzatore umuyobozi mwifuza, undi mubona wabagejeje kuri buri kimwe, umuyobozi nyine wa wundi ukunda. Ni ukwihitiramo, nta muntu ugomba kuguhitiramo, ni ukwihitiramo ukagenda ugashyiraho igikumwe k'umuyobozi ushaka. Nababwira iki rero, nta wundi n'umuhungu wanyu so guys, so boy Kikon Kobe boss on the street, your RST NGD Rumuri rizi wari rizi no matter what. Komeje kwa izo bintu bitandukanye kuri Ibaze TV cyane no bya Telecom, mukomeza kudukurikira, Imana ikomeza kwa blessinga day to day. Fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo, reka gutinda mu babisha, namenye ko ari yitanga umutuzo, iragukiza ukareka mugo kandi nk'Imana ikakwicaza mu rugo.